oya reka nkubwire pe kwizina ry'Imana wa mungana bishobora kuba ari byo kuko abakobwa ngo babi nta makuru nikure hari ku nzira abamotari rega bagira amakuru reka rero nkubwire ngo bararyoha pe nimba uri umuhungu yego nge hari story umuhungu ugize kunera arambwira ati buriya umukobwa udakaraba araryoha ushaka umukobwa uriga wihozaho cyangwa nukuri ko Imana bise ibyo nabihakanye kuva kare ibyo bintu umukobwa mubi araryoha yego muba ariko para kuvuga ngo udakaraba ariko umukobwa ushaka kumara iminsi 3 udakaraba bihakanye katabaho ntiyabura we buriya umukobwa ushaka kumara iminsi 3 udakaraba umukobwa mubi araryoha oya rega tandukanye kuba umukobwa ari mubi no kuba amazi igihe adakaraba nge ndimo kuvuga ko umukobwa mubi nyine nubwo ari mubi se ubundi niki nge ndimo kuvuga nyine umuntu udafite uburanga bwiza nyine imbere bugaragara barandahiriye ngo abo bakobwa ngo bararyoha pe ngenzi n'umukobwa bamana urugero reka nguce mu ijambo ry'urubuto bita igifenesi inyuma uko ukibona uba ukibona abari kibiya ikintu kigize gifite utuntu tw'uduha n'uduki gisa nabi ariko ngo iyo uriyemo akantu koma imbere nibwo umenya igifenesi ubundi icyari cyo niko uwo muntu wamaye urwo rugero yambwiye ngewe reka ngo ngenzi uyu mujamanje w'inshuti yanjye yego ngewe yikundira babakobwa batoga b'abakozi bo mu rugo Ngewe namubaje nago boga ngewe namubajije abakozi bo mu rugo nago bijya boga ako rero kuko Imana ubu bajya muri comment batubwira uburyo bato cyane umukozi mu gashaka kumanitse 3 roga 3 cyakoze umunsi wa kanaroga so umuntu niyaba yaranukiye saro yose yarayimaze ni se ukoze mu gusabanuka n'ubundi subizi biseriye abakozi bo mu rugo nago bajya boga n'ukuri oya nago nge ubundi mu busanzwe nabo umuntu ubeshye abamabuja biyiminsi umukozi yoge mwabuja aboneka ari ku cyangwe namwirukane impamvu abakozi mu rugo batoga nagaruko ari umwanda pe suko ari umwanda ahubwo bavuga ati nitwoga tugasa neza turarusha amabuja yacu bwiza atwirukane wenda byibuze ibyo ngibyo ariko naga ari umwanda baba bafite babagira ngo batabirukana mu kazi nje bye bincanze pe rero baroga pe ariko ikibazo bamabuja bo nago wakugarega guse neza ubusanga ibigore byinshi cyane byarasaziye mu rugo byarabaye bibi byaricupije umukozi yoge umugabo ahita musimbukira kadore kabagabo bikigiye na parido abagabo bikigiye baremanwa irari rero abakobwa barabeza ku masura akenshi na kenshi nago badyoha nago shana kuri kwimana go badyoha akenshi na kenshi nago barasa ushatse kuvuga ko nka Shadibu ataryoshye we Shadibu bundi reka nkubwire bura umuntu wa mwararyamanye warakurongoye niwe ubuzi nimba uryoshye cyangwa utaryoshye nese Shadibu ukuntu umubona ukuntu ari mwiza wahakanira hepe ibaze ko ndi umukobwa ushaka kumubona nkamwifuza wahakanira kuvuga ko ataryoshye kandi twamaze kubona ko ngo ibigabo ibibebi bitari byiza mu maso ngo biryoha kuri none usanga bifite ibibuno apana bimwe byo muri Nigeria bo bari karemano abanyarwanda biteye neza umva ku buryo umubona ukahita uvuga ati cyakoza amana yarafasha agasura karuna ko kagashyiraho niyo mvine ngubwa ati nagwa wamenya ko Shadibu nyine gusanya Shadibu ko mubona pe mbona aryoshye pe ngiye nyine ko mubona ukuntu ari keza nyine mba mbona bwo atazapfa no gusaza uriya mama ni no mama ibaze ukuntu uwo mama ni mwiza kuriya none muri iyi minsi mbere agifite ikibuno ubuse cyagiye ubu ngubu naga yanze kwishyura muri Nigeria ngo wongere bamushyirireho ubu ngubu nta kibuno gifite pe yarahorose ubwo yabuze inanga zifite vitamine buriya asigaye ari mu nsaza naga ikiri mu kwa dusore shagiye mu nsaza mvuye nanotse nihe nama wamugira nasubire mu basore brise ikibuno cyaragiye sinzi mu muheruka ngo naga kifata zananga zimwe wavugaga zananga naga kizifata kabisa pe nukuri buzinanga za vitamine urananuka bebe urananuka uramenyere ko vitamine zifite vitamine z'udusore turi kubyiruka ubu ngubu ugiye muze bisaza zashaze zabaye amahuri wa pride unanuka ushiremo cyo cyamwishe neza ni mwiza uriya mugore ni mwiza pe ako se ni nabahe bakobwa b'abaslay mu Rwanda uvuga ati cyakoza ngewe Diane ngiye gufata imico yabo nafata ya runaka ngiye imico yawo wa mbere ngiye nkunda imico yiwe yego ni Jackie nkunda imico ye hakaza rero The Queen nayo imico ye ndayikunda nyine abo bantu babiri na Shadibu akaba gatatu cyane Jackie nyine inkono nkunda imico ye noneho Jackie y'umurebye yego ukamwitegereza ukuntu ameze mva nago nyine
nyine ni mwiza pe ariko nyine ntabwo ari ibyaduke ntabwo bikabije nk'uko Shaddy ubona bikabije nyine yego ariko mbona asa nk'umukobwa uryoshye. si rwa rugero twatanze se iyi ni biri seri huye nawe ko twatanze twatendanga abakobwa babi Jackie pe ntabwo ari mubi Jackie ni mwiza kandi gaseka neza nyine uri kukareba nyine ubona sinzi nyine mbona sinzi gusa nyine ngiye ndi kumubona mbona ashaka aryoshye uriya mukobwa nshaka kuzabaza umushiki wanjye iyo uza kubona inkoresho bari gukora ibingano ute mukobwa nibaze nyine yo bandi nyifite nkahorana cya Jackie kugikorera ibiki duha ubuhamya rero aho yaduha ubuhamya ndi kukibona ku gihe giteye neza kimeze neza bate Jackie nyine wamwifuza wamwifuza pe ese urakomeje ni ukuri wamwifuza Jackie wamwifuza pe yego uwa kabiri ngo ni Yoro the Queen wewe ni wagendera ku kiwe noneho afite imiterere simba he bari bayigishije gusa afite imiterere nkunda nese ubimana iguye amafaranga we wakora iki yewe ntago nakongeresha ikibuno ni iki kintu wakora ku mubiri wawe nyirizina mubiri wanjye uranye nta kintu na kimwe nahindura ku mubiri wanjye ngiye uzi natanga amafaranga bakankuriraho ubwoya kandi hari ibanga rivuga ngo bwoya ngo hari nyine yako nje nyine agomba kunda pe nyine abantu barabukunda pe bagabo benshi barabukunda ariko nje simbukunda nese ko mbona bikubereye nge nyine abantu barabukunda pe benshi cyane abasore bagabo benshi umva barabukunda ariko nje simbukunda kandi abagabo barabukunda pe nicyo kintu cyonyine wakora shawe uko ngubona mbona wagura nakamukesha njewe yewe nge ngitukuza cyaho kwinyuza mu cyuma oya ngenda sinsa neza ndi naturelle abantu babona ko Diana ari naturelle batubwire cyangwa niba hari utundi tuntu runaka akoresha naturelle twindi naturelle pe ngewe none kizanyitse naho hari utuntu turimo wapi ngende naturelle na kintu nisiga movide aje mvara muri comedy niteranya yego ubwo rero ariko Shaddy Boy n'undi bamutubwiye nyiriza Shaddy Boy wana n'ukuri gusa mani ngewe ikintu nshaka ni kimwe ni iki nshaka umusaza ufite amafaranga umumarisha iki ushaka kumuhuhura ushaka kuzamukira igitahita yitaba Imana usuka ibyo sikomeye isaza ufite amafaranga nagikiri igitahita ntagihuhura biri seriye avuze ko icyo cyaha cyakubarwaho mu rwego rw'amategeko no mu rwego rw'Imana gusa nago namwica nuko umugore igitagaseka cyane bishishimo bikamurengaga ubugenza cyaha rero nabwo bukaza bugakora akazi karo nabwigise gusa ngiye nibone umusaza ufite amafaranga nyine abasiza iyo kunza gukunda nakishaka kugumana naye ngibira shaka igisaza kizagupfiraho oya nese ngiye yapfera amaye amafaranga ari ikibazo nese abantu bazafana nyine napfarega nkayasiga nukuri ariko Dia ushobora kuba uri umwana mubi ngewe oya ngiye nangunda umwana mubi ndi umwana mwiza nukuri kandi nyine wumva hari ibintu urimo gukora bitari byiza ngende umwana mwiza pe ushingiye ku kisa nshingiye ko uko nibona nuko ngaragara ndi umwana mwiza yego icyo ari cyo kintu cyonyine ubasha gushingiraho ukavuga ati gutya ubasha gushingiraho bavuga ati gutya na gutya ngende umwana mwiza ewana nyine abantu bakankunda kabisa bakanyishimira rero akana keza rero amva ya birise njewe abantu ngiye abantu tuziranye ku mico iyo ari yo yose bazi ko ndi umwana mwiza nukuri icyambere amategeko hafi yose y'Imana urayangiza ahe amategeko nangiza ngiye Imana utazaniranye n'Imana urasambana ndasambana sambana n'icyaha none nibyanditse muri Bibiliya ko gusambana n'icyaha se rega hari ibintu byaje rumva Bibiliya barazihindura inde wahinduye Bibiliya kugira amahirwe tukabona Bibiliya za kera ndere kuba tugize amahirwe inde wahinduye Bibiliya kwakireka kubeshya kuri Bibiliya barazihinduye nukuri biriseriye Bibiliya barazihinduye ako rero ibyo bintu ntago ase uri oya reka tubyihorere ase reka kuki Imana ifatika avuga ati ndetse reka mumbwire noneho urakoze cyane iyo ushatse umugore mutarasezeranye mugiye gukora iki se gusambana niyo mwarasezeranye se gusambana kandi uba mwarasezeranye nyine ngiye so umugabo twasambanye nuko beshingira ataba namushatse ngiye simba naje tugahura mu muhanda cyangwa mba namushatse umubiri ukandi ngajya kumushaka gusambana si icyaha utazaniranye n'Imana ndanakwiyamye gusambana si icyaha no gushimisha umubiri haraho uzi byanditse ariko waruzi ko iryo jambo ukoresheje rivuga ngo no gushimisha umubiri ibaze ushimishirije ku wundi uzi ko ishimisha mubiri
ari icyaha kigizwe mana ngiye reka ngo nubaha Imana ngo bahana amategeko yayo, ariko gusambana ntabwo ari icyaha. Rega tubikeneye, uziko ushaka kubura, uzitwara ikintu, icyo kintu ushaka kukibura mu mubiri wawe, ubwonko ukadwara stroke, urabizi neza. Wari ubizi ko ushaka kurwara stroke? ntabyo nzi. Wabimenya gute se? Ushaka nakubwira ati hari ahantu iyo hateye umusonga ukabura ukabura umuhungu, ati na karoti urebye nabo yijumba, kandi ni sinjoro nyinshi mbikubwiye. Nubwa mbere mbikubwiye se urakaraya oya gusamba ntabwo ari icyape, ni ukuri uragashyana. oya gusamba ntabwo ari icyape, uragashyana. oya ntabwo ngenda ishyano. Ishyano se rimeze nkanjye. Ubundi rero hari n'umukobwa wa karashika w'ishyano, musabiye ko muzahura. Wimagira. Oya wowe uzahura na karashika. Wimagira. Oya ubundi umuntu utaravuga batarabona, uzi se ngo warabonye wavuga. Ya warabonye sha man, ubundi hari umukobwa w'ishyano uza noneho akakubera ishyano, akakubera ikigeragezo. Bimwe byanyabyo byemera amategeko. Ubungubu usigaye ushaka umugore ugasanga ni umurezi bene yikundira kuko abagenzi aho gateka nzane mushuti wanjye anyifashirize mu rugo. Ugasohoka ase wa mungani. Ugasohoka bagakora uburezi bene bwabo, ukaza bagakoreba nk'ikimbwe ihazi. Nibabona uri kubabangamira bazahita bakwicurangire cyane. Ibyo bintu hari ahantu bizi se? Cyane ngiye hari urugo mbiziho pe. Mbwira numve. Hari ngiye nabwo abantu duturanye babana, umukobwa umuhungu yashatse umukobwa. Yego. Izanira undi mushuti ngo babane. Umugabo yasohoka bakajya biryamanira. Gusa kubw'amahirwe umugabo yaje kubimenya. Umuhungu yari umukire. Noneho ukuntu byagenze, uwo mukobwa yatwaye inda y'uwo mugabo. Amajije kwitwara abwira uwo baby we, aramugatisha ngo nyine waneye inda. Ibaza ukuntu umukobwa mwiza ashaka gutera inda. Ibyo bintu bibaho. Nyine nawe byibaze, aramugati waneye inda rero, waneye inda tuyo twigende twicikire twirerera umwana. Ibaze umwana abarezi bien nawe. Niwo ngo rutipe yateye inda birangira. Uwo butinganye wundi bari bazanye mu rugo. Umurezi bien ubwo. Umurezi bien. Yaje guhamagara umushuti wiwe. Aramubwira ati mana ngo siko nateye inda se. Aramubwira ati se abakobwa bagenza muterana inda gute? Umugabo arabyumva. Kunyine ngo wa bebe ngo tubana ngo namuteye inda. Umugabo akamuca mu mutwe. Atekereza ati se baterana inda gute? Abakobwa babiri. Noneho amajije kubimenya ko batingana nako barezi bakora lesbienne, barashwana nyine baragabana imitungo, bajya kwibanira. Ubu barabana indigeze mu mezi 8. Abo bakobwa babiri rero ngo umwe ni papa undi ni mama. None bahise uwo ngo yahise aba umugabo nyine. Ngo uri umugabo. Ibaza uwo mwana. Nawe ngahibaze nawe. Sazakura neza se nk'abandi. Nyine uwo mwana n'umugabo ahubwo ni kwa kundi abakobwa. Ngemba mbona biriya bina. Nyine mbona harimo n'uburwayi. Amana sikwaje abantu uzi birozi bubaho n'ukuri burozi bubaho. Mbana mva harimo nk'ubudwayi. Nageze ngo umwana ushaka kumwima umugabo kabango n'umukobwa mugenzi wawe. Ahubwo baba barabarozi. Ngebaze ndavutse nzanze mama wanjye na papa wanjye bose bameze kimwe, bose n'abagore. Kuseka ngegeze mbimenye ngana gutya nibwo najye nseka neza. Nukuri ibyo nibo bidasekeje. Oya sha birasekeje pe. Ewe cyakoze Imana irihangana. Si ihangana rata. Nawe urabibona se? Neze Imana irihangana. Ubwo nawe ujye usenga wowe. Yewe. Wowe bundi niyo wambwira ngo urasenga kajana. Nago njya mbyemera pe kubera ko ariko uzi ko ngewe narasengaga nkiriza icyumweru, nkiriza iminsi 5, nkaba nzi yuko nakoze ushaka kwishatirisha, ngafata umunsi wose nkiriza bagateka n'inyama ndi kuzireba n'inzirya. Iminsi 5 wahitupfa ngewe nirizaga icyumweru, izina ry'Imana niyo mpamvu Imana inkora ibyaha byose ikavuga ati Imana wa mwana wanjye waransenze cyagiye wari uri mu nzira nziza utarayoba, narakubonye nkubonamo umwana uzagira akamaro isi, reka nkureke wibereho. Uzi inshuro nagiye nsimbuka urupfu kenshi cyane, Imana ikwibukira muri ya masengesho wasenze. Ngiye narasenze icyumweru kirashira, ukwezi kuraza nkaya niyiriza. Umupasiteri akatubwira ati uyu munsi mwirize mutange ibyifuzo byanyu, nkiyiriza ngafata iminsi 3 nkiyiriza, tuzasoreza amasengesho hano muri Imana yabakoreye. Nese ubu ngo kuki wayitereranye? Ngewe ni kwa kundi umuntu agwa
ariko njye narasenze mba muri korari ndaririmba, njye naririmbye ndi umukwari nkajya imbere y'abakristo nkababwiriza mwuzura n'umwuka we, reka nkubwire ngasenga isaha yose ngafata urabeshya njyewe urabeshya umuntu nzi ndirimba muri korari muri worship niyandike muri comment kandi uzababona benshi cyane. Njyewe narasenze we ndirimba muri korari mana yanjye ndirimba kakava indirimbo zo mu gitabo zose nzimba mu mutwe. nyine ikibazo kiri aha ngaha naje kugwa ku bw'abazimu, ese abo bazimu wazabatokeshe mu izina rya oya bise unyine umuntu aragwa hagera hakagwa kuko nari narasenze. niyo mpamvu Imana imba hafi ikavuga ati umwana wanjye nubwo uri mu nzira mbi ngiye kuzakuyobora uze ugake gake uzongera ugaruke mu nzira, ariko Imana agwanererana ngo indeke ahubwo yangi Imana yaravuze ngo kugira ngo nkuhombe nzaguhombya. ubu ngubu uri mu cyiciro njyewe ubu ngubu yego ndi mu cyiciro cy'abanyabyaha pe, icyiciro nyine cy'abahombyi ariko Imana ndi kugenda, Imana igenda nyereka ubwiza bw'Imana ibungaruramo, naga Imana izavuga ati ndakwanze ndagutereranye. nta muntu usambana ni wowe, nta muntu ukunda ibiceri ni wowe, iby'Imana byose yanga byose, nta muntu usambana rwose ni njyewe, nta muntu ukunda amafaranga ni njyewe, nta muntu Imana we ikintu ndakora no kwiba pe, ariko byose ndabikora. niyo mpamvu Imana kuko nayisenze cya gihe ndi umwana mwiza, niyo mpamvu inyumva na n'ubu ni ukuri Imana iranyumva pe, n'ubwo ngenge no gusambana cyangwa nanasambanya nkavuga ati Imana ndabizi ko gusambana ari bibi pe, ni ukuri nta kundi kuntu nabigenza, ariko mfasha ukomeze ungomeze imbaraga nsubire muri bya bihe bya kera byo kuba ndi umwana usenga. kandi ari wowe uvuga ko ari wowe ukunda gusambana ngo n'abantu ndabikunda kuko najwemo n'umwuka mubi ndabikunda. yodise mana mwabakozi b'Imana mwasengeye Diana akava mu byaha bansengera mve mu byaha pe, nuko ngiye gusenga amasengesho byarananiye pe, narasenze kuko ibyaha byagiye bikanjyamo biranga. ikibazo s'abakozi b'Imana nabo ko basigaye bashaka nabo barashize mana we, ari no gusengera bati ubwo ngiye komeza kigume mu byaha, ngende shaka Imana ari izanabara yonyine. ni ukuri Imana uzanabare pe, uzanabare bakiriho igisozi sha mu minota ingahe warumbanye seriye ni ukuri ngenda ntabwo ati nawe muri kwari nzi indirimbo zose uzanabare bakiriho batazagira ngo urabeshya. Mana uzanabare abanzi banjye badasinziriye bakanuye, Mana uzanabare bakanuye bareba, Mana uzanabare bari bazi ko umunsi mfa babone mvanyemo igitangaza. urumva ejo uzabona nje hano gukorera mu kiganiro ntwaye je mu modoka. ubwo muri make woshaka ibintu nushaka Imana. Hoya Imana kandi wo Imana izangiye neza, abanzi banjye bahari bakanuye, ngiye Imana izanyicaze mu bisubizo bareba, Imana izamo umugabo mwiza bareba, Imana izanembereza amahanga bose bandeba mbakanuye mbasezera. Oya sha ukunda kabanda cyane sinzi niba bya. Nese ngiye n'Imana nimba umugabo nagafite kabanda, umugabo Imana izama aramutse se atazi kurongora. Ko Imana iza mu mugabo bizi, Imana iza mu mugabo uzi kurongora utansondeka, nzicara hasi nsenga Imana izanyumva. Siko wasaze.